iyi website wemerewe amadolari 10. Amadolari 10 urayemerewe ukinjiramo ahangaha rwose. Ngiye kukwereka uburyo turakorera aya mafaranga tukahita tunayabikuza ukinjira byonyine gusa ukahita ufata aya mafaranga. Reka turebe uko bikorwa. Yewana ukinjira muri website wemerewe amadolari 10. Amadolari 10 ukinjira byonyine wemerewe amadolari 10. Babarira urebe iyi video tungiye kukwereka uburyo urinjira hano ngaha waba wakoresheje application cyangwa website ukahita uhabwa amadolari 10 bonus ukatutangira ugakora amafaranga. Muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu menya ko nawe ibintu utazabishobora. Swagback.com urabona yuko ari application itanga amafaranga mu buryo bw'amasavayi ndetse iguha ni application navuga ko nashyira ku mwanya wa mbere itanga amafaranga menshi ukinjira itanga bonus ifite high quality ndende. Ambo kugira ngo winjire mu uzaza wandike swagback.com nurangiza uzahinguka ahantu hameze gutya. Ikintu uzakora wa muntu ujye wikonekta na VPN nakubwiye ngo ntago ari VPN itanga mega ahubwo ni VPN ihindura location mu gihugu ubo urimo igahindura location. Wikonekte kuri United States uzaza ukande hano ngaha kuri agree numara gukanda kuri agree twihuta cyane ndabaha video nziza zuko wakorera amafaranga ariko zisobanutse neza kugira ngo muzajye musobanukirwa. Uzukande hano handitse Gogo with Gogo ambo continue with Gogo ambo uzazo akande numara kuakanda uzategereza bitewe na network ufite. Wa muntu wenda jya nkwibutsa ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo izi video zitazajya ziragucika. Uzaza ukande gutya baguhe email uri bwashiremo noneho uyituza ukande continue kuri email ugiye kwemezamo muri Swagis. Ambo numara gukora email urabona kano kantu k'amafaranga wa muntu we njemba nabazaniye ibintu bikora ibintu byoroshye rwose ibintu byoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. Ambo bazaduha gutya tuzabyihorera bazaduha gutya. Ambo baduhaye gutya noneho ahanga kugira ngo urabona yuko hano ya madolari 10 twemerewe no kwita tuyabikuza kuri PayPal. Ahanga twemerewe kuba twafata ya madolari 10 tukayabikuza kuri PayPal nkuko wabibonye mu buryo bweretse bworoshye mu buryo bworoshye cyane. Ahanga ukaba watangira kuba wabona ya madolari mu buryo bworoshye. Kuri Swagis tuzategereza noneho kugira ngo urabona yuko hano ya madolari 10 atari yaza hano ngaha kugira ngo aze turabanza duze dukande verification kugira ngo baze kuduha ya madolari yacu. Barahita bayaduha muri inbox tuzabigenza dute rero. Ya tuzaza rero twite twikandira hano handitse resend email ahanga kugira ngo dukore verification baze kwita baduha ya madolari. Ambo tuze tu verifying kuri email kugira ngo babone ubuduha ya madolari. Tuzaza muri Gmail n'isanzwe ambo nkuko uri kubibona verification Swagback ahanga wabibonye. Ahanga kugira ngo bahite badukubita ya madolari 10. Ahanga tuzahita tuza dukande hano wabibonye hano hari uburyo bwinshi mbere uko nkora verification. Hari uburyo bwa Amazon, hari uburyo bwa PayPal, hari uburyo bwa Play Store. Hano hari uburyo bwinshi bwo kuba wabikuza ukoresheje wabanje gukora verification. Ambo tuzaza dukande kuri verification tuzaza twikandire kuri verification verify. Ambo tuzakanda kuri verify dutegereze turebe uburyo baradukubita ya madolari noneho 10. Tuzaza dukande verification. Ambo hano ngaha bahise batubwira ahangaha tuzabyihorera tubanze dukore verification turebe ko urabona hano bahise bambwira ngo congratulation. Ahangaha bahise bambwira ngo congratulation bahise bambwira rwose ati congratulation. Urabona yuko batubwiye ngo congratulation yuko twinjiwe muri Swagback. Ambo tuzategereza
ahangaha nyine bagenda bakubaza ububazo bumwe na bumwe ukagenda usubiza nyine kugira ngo bahite baguha ya madolari 10 nababwiye. Ahangaha hari akabazo muze kihuse bahita bankoma amaswag bags hano ngaha atatu. Ahangaha muza akabazo bahita bankubita amaswag bags atatu mwabibonye. Ahangaha urabona baracyari kutubaza utubazo, tudusubize turebe ko bari budukubite ziriya bonasi byihuse. Uri kubibona, tuzaza tugende dusubiza ububazo bumwe na bumwe, tuzaza tugende hari ububazo babanza kukubaza kugira ngo baze kuyagukubita. Urabona ko ari ububazo bw'amanyembwa rwose butakunanira, ni ububazo tuzaza twikandire hano ngaha kuri understand, agree, tuze dukande agree, ambo twikandire agree, dutegereze. Mw'abantu mwe mfite network nke ariko bino bintu birakunda, buno buryo burakunda ukahita unabikuza kuri pepa kuko n'ububazo bagenda bakubaza ukagenda noneho wowe ukagenda ubusubiza. Urabona uko dutangiye section ya mbere yo kuba twasubiza bino bibazo. Ahangaha uzaza uhitemo. Ahangaha tugeze rero bari kugenda batubaza utubazo dukeya nyine. Urabona bari kutubaza ibintu by'imyaka kugira ngo nyine baze kuba bahita badukubita ya maswag bags muri ako kanya. Step turi gukora nyine turagira ngo bahite baduha ya maswag bags, ambo ugenda uzamura ukagenda ureba ugasubiza, aha ukagenda usubiza bino bibazo bagenda bakubaza, ukagenda wowe bisubiza. Ambo wamara gusubiza bino bibazo rero bagenda baguha, ukagenda urabona hano ngaha batubwiye ngo postal code. Ahangaha ku postal code ibintu bigiye turakaza iyo twashyiraho rero ahangaha urabona batubwiye ngo postal code ariyo reka turebe, baza dukande continue. Ahangaha nyine ikintu uzugakora uragenda ukajya ukora aya masurvey, ukaza ugakora survey kugira ngo baze kuba bahita bayaguha. Ahangaha ugenda nyine ukora survey kugira ngo baze kugukubita ya madolari 10 byoroshye. Ambo uraza nyine ugakora survey, ugakomeza ugakora survey. Rero twageze hano ngaha turi gukora survey kugira ngo baduhe ya madolari 10. Postal code biza kugorana. Postal code kubera ariko babaza ibibazo bitandukanye, aha batubajije postal code bikomeza kuza kugorana. Wori buze kugera hano ngaho ukashaka postal code, nzabakorera video ya kabiri ivugaho postal code, uburyo nzagenda mbashakire search engine optimization, ubundi nze turebe postal code. Ambo postal code hano byakomeje kugorana, tuzahita tubyihorera. Reka hano hari uburyo bwo kuba wakina amasurvey wenda. Urabona hano twebwe dukore atatu, aha hejuru dufite survey 3 ariko twemerewe 10. Hari uburyo batubajije bwa post code nakomeje gushaka, nawe nugera aha ukaza mu gihe uri gukora verification, ukaza mu gihe uri gukora surveys kugira ngo bahite baguha amadolari yawe 10 bakakubaza post code. Iyo video ya post code nzayivugaho. Ambo ahangaha ushobora kuza ukikinira ukaza ugakina andi masurvey kugira ngo babe bagukubita amafaranga byihuse. Aha baba bagukubita amafaranga kuko ubu buryo buba bwemewe. Hano haba harimo amasurvey menshi. Urabona nk'iyi ngiyi bari kumbwira ngo get started. Ahangaha ni yindi batubajije postal code, wowe uzagera hano bakakubaza postal code bikakugora, uzabyanye binyandikire muri description nzabigukorera. Noneho hari abantu bajya bagira ngo ibi bintu koko ntago bisoboka. Reba hano hari amasurvey menshi uba ugomba kuza ugakina. Hano hari amasurvey uba ugomba kuza ugakina, hari amasurvey menshi, hari amasurvey utabara. Uraza ugahitamo ayo uri buze ugakina, uraza ugahitamo muri aya masurvey ukaza
ugahitamo ayo uri buze ugakina, ugahita uhabwa amasave yangana gutya, ikindi ugahita ubikuza kuri PepaBay byoroshye cyane, ukaza ugakina, washaka ukanabikutsa kuri Binance kugira ngo bize kukorohera. Urabona ko buno buryo rwose ari uburyo bworoshye. Noneho iyo ushaka kubikuza uraza nyine ugakanda hano muri aka kantu k'inguni, ukaza ugakanda mu k'inguni, ukahita uzamuka gutya. Noneho iyo ushaka hano uraza ukahita ugura ikintu, ukaza ukagura ikintu bitewe n'amasave ufite. Twebwe urabizi twageze ahanditse dufite amasave 3, twageze ahanditse postal code biza kugorana. Ambo iyo ushatse uza kuri shop, ambo ahangaha baguhitishamo, mbese baguhitishamo ibyo uri buze guhaha muri iyi shop, bakakuzana bitewe nyine n'amakashi backs uba ufite. Noneho ahangaha bahise banyereka aya makashi backs mfite, ibyo nshobora guhaha hano ngaha, wabibonye? Bahita bakuzana bakajya bakwereka uburyo ibyo wahaha hano ngaha, ibintu wajya ugenda ugura, amafoto wajya ugenda uhaha. Noneho iyo ufite ntuza menshi, swag backs menshi, uba wemerewe nayo baguha ibintu bya danje, uba wemerewe kugura ibintu ku Amazon, uba wemerewe mbese ibintu byinshi. Ubu buryo nibuza kugura ukagera hariya handitse swag, ukagera hariya bakakwaka postal code, uze kubinyandikira muri comment tuzayikoreho ubutaha. Urabona yuko ari ibintu rwose byakunze, urabona yuko wemerewe kwita watangira ukabikuza kuri Pepa, ukaba wayora agatubutse ugatangira ugafata amafaranga, kuko urabona savayi ndende itwara iminota mike, ni iminota navuga ko atari myinshi. Ku muntu wageze kuri poste bikagorana, nzamukorera video ibivugaho mbimwereke. Ciao ciao, ndabakunda, nitwa Nitanga Jean.